Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ikinyoma cyakwirikwijwe mu bantu ko bazahita bajyanwa mu ijuru badahuye n'amakuba n'ibibazo by'iminsi ya nyuma, ko ibyo bibazo bitazabageraho bazaba barajyanwa mu ijuru kugira ngo bacike ibyo bibazo. Iki rero akaba ari ikinyoma cyakwirikwijwe, ukamenya neza ko ari ikinyoma kuko byibuze wenda nawe wageze kugikurikiza ukumva ko ariko bizagenda. Iyo wari uzi ko ariko icyo kinyoma cyari ukuri, nyuma ukaza kumenya ko icyo ari ikinyoma, nibwo ubisobanukirwa neza ukabona uko ibintu bizagenda ukurikije Bibiliya, atari ukumva amarangamutima n'ibintu abantu bavuga hirya no hino. Ibi rero ni ikinyoma gute? Ntabwo itorero rizaba ryaragiye, ahubwo itorero n'abantu bose bazaba bakiri hano. Abantu n'itorero bose bazaba bakiri hano. Kuvuga ngo itorero rizaba ryaragiye ni ikinyoma cya semuhanuka, ikinyoma gifashe benshi kandi batazi aho byaturutse. Reka turebe rero ni ikinyoma gute. Kuko maze kubivuga, kugira ngo usobanukirwe neza ko ari ikinyoma, nuko byibuze uba waragerageje gukurikirana ukabyumva, cyangwa se mbere ukaba nawe warizeraga muri icyo kinyoma. Iyo wakizereyemo ariko nyuma ukaza kubona ko ari ikinyoma, nibwo ushobora gusobanurira abandi ko ari ikinyoma. Reka turebe. Hano nashyize hamwe ingingo 12 zerekana ko ari ikinyoma, ariko ubutaha nzakora izindi ngingo abo bantu bagenda bashingira bavuga ko ariko bizagenda, ko itorero rizaba ryaragiye. Ahubwo ibyo bibazo byose, iyo minsi y'amakuba, iyo minsi ikomeye, izaba itorero rikiri hano. Nkakunda kubwira abantu ngo mukenyere kuko ntabyo murabona. Reka turebe rero. Ingingo ya mbere, bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa, kuko mu minsi ya Nowa ntabwo yahise yinjira inkuge uwo mwanya. Byarategereje, amakuba araza, umwuzure urakubita, umwuzure ukubise, ibyo bihe byose byagiye biba. Urumva kuza k'umukiza Kristo bizamera nko mu gihe cya Nowa, umwuzure ukubise nibwo yinjiye mu nkuge. Ni ukuvuga ngo ibyo bihe bikomeye byose yarabirebye, arabibona. Abantu bahatirwa gukizwa, baranga. Y'amakuba y'umwuzure, boom, abikubita hejuru. Niko byagenze. N'ubu rero abantu bavuga ngo bazaba barajyanwe mu ijuru, itorero rizaba ryaragiye. Bizaba byose kugeza ku munota wa nyuma Kristo agarutse, nk'uko byari mu minsi ya Nowa. Tubisoma muri Matayo 27:37. Nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, niko bizamera kugira ngo umwana w'Imana, umwana w'umuntu Kristo aze. Kristo ntabwo azahita aza huti, bizamanza bifata icyo gihe abakizwa bakizwe, abadakizwa nabo iyo mirimo mibi bakora banga gukizwa, ayo makuba nibwo azahita abagwa hejuru. Kimwe n'uko itorero naryo rizaba riraha. Kuko nkunda guca umugani cyangwa nkaterwa nkavuga nti Imana iramutse ijyanye abo bantu mu ijuru, itorero rijya nta kintu ribonye. N'ubu abantu babaga muri Sodoma na Gomora nabo batakira Imana, kuvuga Imana nyamara baraturenganyije. Kuko ibyaha abantu bari gukora, Satani ari gufasha abantu kuzuza ibikombe byabo ibyaha. Nimara kuzura, bimaze kuzura, nibwo Kristo azavuga ati tugende. Icyo gihe itorero rizaba riraha, abantu bose bazaba bakiraha, ntaho bazaba baragiye. Ingingo ya kabiri, hazaba ukugwa kw'itorero. None se itorero ukugwa kwayo bizagenda gute? Byaragiye. Nta itorero rishobora kugwa kandi izaba ryaragiye. Ni gute wambwira ngo itorero hazaba ukugwa kw'itorero
kandi noneho itorero ryaragiye, byaba gute ryaragiye? Ni ukuvuga ngo itorero rizaba rikiri hano. Itorero buri wese azaba akiri aha, nk'uko tubisoma mu Batesalonika ba kabiri. Hano ndi kubisobanura mu Cyongereza. Ntuzata umuntu umwe atuma uyoba, kuko uwo munsi ntabwo uzaba hatabayeho ukugwa kw'itorero na Antikristo amaze kugaragazwa. Uwo munsi ubwo itorero rizaba na Antikristo amaze kugaragazwa, urumva ko itorero rizaba rikiri aha, ntawe rizaba ryaragiye. Iyo minsi y'amakuba, iyo minsi ikomeye y'imperuka mu bihe bya nyuma, ntabwo izaba itorero bitabanje kugwa. Abantu nyine benshi bazagenda bava ku Mana, kandi noneho hagaragazwe wa mu Antikristo. Nuvuga ngo abantu bari kugwa bava ku Mana bari kujya he? Ku Antikristo. Abantu bari kugwa bava ku Mana bari kujya he? Ku Antikristo. Kandi gatatu, Antikristo nyine azamaze kugaragazwa, kandi koko azagaragazwa abantu bose bakirana, uko tumaze kwisoma mu Batesalonika ba kabiri 2:3. Ingingo ya 4, abazihangana kugeza ku munota wa nyuma nibo bazakira. Abazihangana kugeza ku munota wa nyuma nibo bazakira. Matayo 24:13 turasoma tuti, ariko umuntu wese uzihangana kugeza ku wa nyuma niwe uzakizwa. No kuvuga ngo ibyo bihe byose bizaba byaratangiye, byaba ibyo bintu bashyiraga mu bantu, inzara, intambara, ibintu nk'ibyo byose bibe wihangane ugeze ku munota wa nyuma, ukomere ku Mana yawe, nibwo uzakizwa. Urumva ko mu kwihangana kugeza ku munota wa nyuma, ntabwo ari mbere, ku munota wa nyuma. Ihangane ugeze ku munota wa nyuma. Ingingo ya 5, itegurire kwihangana, wikwitegura guhunga ngo itorero uzagenda mu itorero uwo mwanya. Aho witegure kugira ngo uzaneshe, aho kugira ngo ushakishe inzira zo gucamo wiruka ugenda. Ibyo tumaze kubona Matayo 24:13. Urumva ko niba Imana ikubwira ngo itegurira ahubwo kwihangana, unkomereho, ntugwe, kuko nugwa uzasanga Satani. Ko nukuvuga inzira neza, hari Satani, hari Imana. Uri ku Mana uyu munsi, urakomeza cyangwa se urarekura, urajya he? Kwa Satani. Nuvuga ngo uri ku Mana akarekura, azajya kwa Satani. Ariko hari ushobora kuba ari kwa Satani uyu munsi, Satani amuboshye, amufashe, akabona ububyutse, akavuga ati bino bintu ko mbona bitari ubosha, reka ndebe waba kuri uyu mwanzi Satani, nkarekuza, nkigira ku Mana, nkakomeramo, nkasoma ijambo, nkaryumva, nkaryiga. Uwo muntu ushobora kuzabona atunguye benshi twari tuzi ko barahanga ku Mana, bakagwa bakajya kuri Satani, nawe akavuga ati reka mvane ubugingo bwanjye kuri Satani mujyane ku Mana. Uwo muntu niwe uzaba umukiranutse kandi uzanesha kugeza ku munota wa nyuma. Ntabwo rero ibyo navuga itorero rizaba ryaragiye ari byo. Iyi ngingo nayo irabitwereka neza. 6, abantu bafite ikimenyetso cy'Imana, za nkuge n'inzige zizaza ntabwo zizabakoraho. Urabona inzige zizava mu mwobo ucuma umwotsi, izakorera iyicaruboza abantu amezi angahe? 5. Nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe, inzige zizakorera iyicaruboza abantu badafite ikimenyetso cy'Imana amezi ayo 5. Ibyo ndumva abantu batajya babisoma cyangwa babibwirwe. Izo nzige zizava mu mwobo zikaza zigakorera abantu iyicaruboza, abantu badafite ikimenyetso cy'Imana. No kuvuga ngo niba izo nzige zizaza zikarobanuza abantu badafite ikimenyetso cy'Imana, no kuvuga ngo abantu bafite ikimenyetso cy'Imana bazabona nabo bagihari, abadafite ikimenyetso cy'Imana, abafite ikimenyetso cy'Imana. Izo nzige niziza zizajya ku badafite ikimenyetso cy'Imana, abafite ikimenyetso cy'Imana ntacyo zizabatwara. Tubisoma he? Tubisoma muri Ibyahishuwe 9:4. Ibyahishuwe 9:4, reka turebe icyo bitubwira. Izo nzige zabwiwe ko zitagomba gukora ku cyatsi cyo ku isi cyangwa ikimera cyose cyangwa igiti, ariko izo nzige zigomba gusa gufata abantu, kujya ku bantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo.
abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Ni ukuvuga ngo harimo abantu bazaba bafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Izo nzige zizakorera abantu iyicarubozo amezi 5 ntabwo zizagira icyo zibatwara. Ni ukuvuga rero ngo abari kuri Satani n'ab'itorero bose twese tuba tukiri hano. Ibi birasobanutse neza, biragaragara. Izo nzige zizaza muri ibyo bihe by'amakuba y'iminsi ya nyuma, zize zigambiye gusa zireba abantu badafite ikimenyetso cy'Imana, abantu bahisemo Satani. Ibyo bintu biragaragara. 7, uwo munsi nuba uzatuma Egiputa, Misiri, abantu bava muri Egiputa ukuntu bavuyeyo biba ibitwenge. Ni ukuvuga abantu bose bazaba bakiri hano kugira ngo babone ibyo bitangaza Imana izakora. Niba wibuka neza uko abantu bavuye muri Egiputa mu Misiri, iyo ubyibutse, ngiye cyane cyane niyo mbyibutse, ngerageza kwishyira imbere y'ari amazi, nkayareba amazi yarengaga nka metero zirenze 20, wenda sinzi ko yashyaga wenda 20 cyangwa 100, ukanyuramo ku butaka bw'umutsi. Icyo ni igitangaza kugeza uyu munsi na n'ubu. Iyo ngerageje kukiyumvira ndavuga Imana urakomeye. Ariko uwo munsi ubw'Imana izarokora abantu bayo ku munota wa nyuma, ntago ari imbere, nyuma. Ibyo bizatuma Egiputa imera nka byenda gusetsa. Ni ukuvuga ngo bizaba birenze ukwemera kwa muntu ku buryo nta muntu wegeze ayibona na rimwe. Tubibona he? Muri Yesaya 11:12. Yesaya 11:12. Imana izatahukana ubwoko bwayo bwatataniye mu mahanga y'isi, ibushyire mu gihugu cyayo yabugeneye. Ni ukuvuga ngo uwo munsi ubw'Imana izatahukana abantu muri izo mpande enye z'isi. Ntabwo biraba ibyo bintu, urumva nabyo bigomba kuba itorero rikirana ko muri abo bantu Imana izavana muri ayo mahanga yose harimo ba bantu b'itorero, abantu bavuga ngo bazaba baragiye. None se bazaba baragiye, Imana izajya kubazana gute kandi bazaba baragiye? Ibyo ni ibintu nkumva bihabanye. Ntabwo Imana izajya gushakisha abantu bayo ngo noneho ngo yibuke ngo nabajyanye mu ijuru, reka mbagarure noneho njye kubatahura mbasubize mu gihugu nababwiye. Ibyo bintu urumva ko ni ibintu bidafite epfo na ruguru. Ariho nyine Imana izagenda kuvana mu mpande enye z'isi ikazabazana. Hari n'ibihugu bibiri mwibuke neza, hari Israeli ya ruguru yari igizwe n'ubwoko 10, hakaba n'igice cyo hepfo cya Yuda cyari kigizwe n'ubwoko bubiri, Yuda na Benjamin. 10 bavuga ngo ubwoko 10 bwa Israeli bwabuze, n'ubundi bubiri bw'amajyepfo Yuda na Benjamin, Imana nibwo izabafata ikabashyira hamwe ikongera kubagira igihugu kimwe. Aho tubibona ni rero uyu munsi umva banavuga ngo ubwoko 10 bwa Israeli bwabuze, bwaburiye. No kuvuga ngo abantu bavuga ngo ubwoko 10 bwa Israeli bwarabuze, ngo hari Yuda na Benjamin. Noneho bwa bwoko 10 bwa Israeli buri hehe? Buri he? Hari ubwo warumva ukuri ijambo rikutubwira ngo ubu bwoko 10 nzabugarura mbushyire hamwe na Yuda, noneho bakore igihugu kimwe, Imana izongera gukora igihugu kimwe cya Israeli. Tubisoma he rero? Ezekiel 37:17. Ezekiel 37:17 iratubwira ngo Imana irababwira ngo ibi nibyo mvuze nk'Imana yanyu ikomeye. Ngiye gufata inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Ephraim. Wibuke ko Yosefu yari afite abahungu babiri, Ephraim na Manase. Manase yari mukuru, ariko inkoni y'ubutware yahawe umuto w'umuherezi Ephraim. Iyo nkoni rero ya Ephraim ariyo iyoboye bwa bwoko 10 bwa Israeli bavuga ngo bwabuze, niyo Imana izafata iyishyire hamwe n'iya Yuda, noneho ibikoremo inkoni imwe. Iyo nkoni ibimwe mu kuboko kw'Imana. Inkoni irashushanya inkoni ebyiri, ariko ni bya bihugu bibiri uko byacitsemo kabiri. Umwami Salomo maze gupfa, wibuka ko Israeli nibwo yacitsemo kabiri, ariko byatewe n'umuhungu wa Salomo, Roboam. Wibuke neza avuga ngo abantu ntabwo bagomba kujya gutanga ibitambo no gusengera i Yerusalemu, kuko ngo bizatuma ubwami bwe
butagira ingufu. Nuko rero Isirayeli yacitsemo kabiri, iyoborwa Jerobowamu, ahandi hasigara nde? Robowamu, kuko Imana yaravuze ngo umuhungu uzava kwa Dawidi byibuze nzabagirira ku bwa Dawidi, mbahe agace gato bazakomeza bayoboye. Nuko Imana yaretse Robowamu umwuzukuru wa Dawidi akomeza kuyobora Yuda, ariko haruguru hayoborwa na Jerobowamu. Jerobowamu akaba ateye ikibazo avuga ngo abantu batsakomeza kujya gusengera Yerusalemu ko bizaha ingufu uriya mwami w'amajyepfo Robowamu, noneho bimutwara ubwami. Nuko rero bacitsemo ibice kugeza magingo aya, ubwoko 10 bwa ruguru na bubiri bw'epfo. Noneho kugeza iki gihe urumva ko ntabwo bari bahura, niyo gihamya ntabwo bari bongera gusubira ngo babe igihugu kimwe. Ubwo rero bazongera kuba igihugu kimwe ari uko Imana ibavanye hahandi hose batataniye. Abo bantu ho wakwibaza wagira amatsiko ni bande? Ushobora gusanga urimo utabizi. Ndabizi ko ushobora kutabizi, ni ibintu birenze, ariko warayisobanukiwe ukumva uko bimeze, ukumva ibyari byo, ukumva abo bantu ni bande, bari he, uhita uvuga ati Imana wagize vuba kabisa ukatwereka ibyo bintu. Hano ingingo ya 9, ibyo bintu bizaba nyuma y'iminsi y'amakuba. Nyuma y'iminsi y'amakuba turi gusoma mbere no nyuma, bizaba mbere no nyuma. Nyuma y'ayo makuba nibwo hazahita haboneka ikimenyetso cyo kuza k'umwami wacu Kristo. Nyuma tubisoma he? Matayo 24:29. Matayo 24:29. Uwo mwanya nyuma y'iyo minsi y'amakuba nibwo izuba rizahinduka, rizijima, rigahinduka umukara, ukwezi ntabwo kuzongera gutanga urumuri, inyenyeri zizagwa zivuye mu ijuru, kandi noneho isi izatigishwa ihungabane. Nuko nyuma y'iyo minsi y'amakuba, nyuma y'iyo minsi y'amakuba, ntabwo ari mbere. Nyuma y'iyo minsi y'amakuba, iyo minsi y'amakuba nimara kuba, nibwo ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'Imana Yeshua Hamashiach the Christ, Kristo, kizaboneka. Urumva ko ibyo bintu n'inyuma itorero rizaba rikiri hano, nta hantu rizaba ryaragiye. Reka turebe ingingo ya 10. Ingingo ya 10 navuga ngo nyuma impanda ya nyuma imaze kuvuga. Nyuma impanda ya nyuma imaze kuvuga. Impanda ya nyuma imaze kuvuga nibwo tuzagira umubiri mushya, tuzambika umubiri mushya, nkuko tubisoma muri Matayo 24:29. Impanda ya nyuma imaze kuvuga. Urumva ko impanda ya nyuma nivuga izaba ari iya nyuma nyine, nta yindi ya nyuma izaza. Ni ukuvuga ngo iyo mpanda izaba ari iya nyuma, niyo ya nyuma, nta yindi izaza. Iyo mpanda ya nyuma nimara kuvuga nibwo tuzambikwa umubiri mushya. Impanda ya nyuma, ntabwo ari impanda ya mbere. Impanda ya mbere no, oya, impanda ya nyuma. Impanda ya mbere no, impanda ya nyuma. Impanda ya nyuma nimara kuvuga nibwo tuzambikwa umubiri mushya utagerwaho n'urupfu, utagerwaho n'icyaha. Ibyo ni ibintu abantu bazi, ariko ni ku mpanda ya nyuma imaze kuvuga. Urumva ko rero ntabwo ari imbere, ni nyuma. Itorero rikazaba rikiri hano. Ingingo ya 11. Ingingo ya 11, abapfuye mu kwizera bagapfira mu kwizera Kristo bazazuka bwa nyuma, ku munsi wa nyuma. Abapfuye muri Kristo bazazukira muri Kristo, bizaba ari ku uwo munsi wa nyuma, ngo tubona Akorinto wa mbere 15:52. Reka tubisome. Muri ako kanya ntako guhumbya, impanda ya nyuma ikimara kuvuga, urumva ko birakurikiranye. Urumva ko Imana ikora kuri gahunda, birakurikiranye. Muri uwo mwanya hakanya ko guhumbya, impanda ya nyuma imara kuvuga, abapfiriye muri Kristo bazahita bazuka, bambika umubiri mushya udashobora kugerwaho n'icyaha n'urupfu, babe bahinduwe. Urumva ko ni nyuma, ntabwo ari mbere. None ingingo ya 12, urabona ko bingana na 12 ba Israeli. Ingingo ya 12, Imana iri kureka Sekibi Satani kugira ngo agere aho yumva ko koko avuga ati noneho ndi tayari kurwana n'Imana. None Imana ireka Satani ikagera hejuru, nibwo Imana izavuga ati birageze, reka dukubita hasi Satani.
ibyo rero tubisoma he muri Yesaya 60:20. Izuba ntabwo rizongera kuba urumuri rw'umunsi, kandi n'ukwezi ntabwo kuzongera gucana nijoro, kubera ko Imana ubwayo nizatubera urumuri ruhoraho ruzira iherezo, urumuri rw'ibihe byose. Kandi Imana izaba umucunguzi wacu muri iyo minsi. Agahinda, imibabaro n'imiborogo byose bizashira. Urumva ko Imana ivuga ni ku munsi wa nyuma. Urumva ko twese tuzaba tugira muri iyo minsi byose Imana izatubera umucunguzi, idukiza agahinda n'imibabaro byose twatewe n'isi na Satani na Sekibi. Urumva ko byose rero birakurikirana, byose bizaba ku munsi wa nyuma, ntabwo bizaba mbere, byose bizaba nyuma ku munsi wa nyuma. Nibwo rero tuzicara tukavuga tuti Mana umwami wacu, haranira rero gukiranuka, nawe muri iyo minsi ya nyuma Imana iza kwibuke, igukize amakuba, ikurokore, igushyire mu bayo, kugira ngo uzagire ibihe byiza hamwe n'Imana n'abantu Imana yatoranyije. Ko ari byo nkwifuriza, aho kugira ngo uyobywe na Satani azatume uyoba ngo ubugingo bwawe butikire, ahubwo itegure ushakishe Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kugira ngo uzarebe ubwiza bw'Imana, kuko birashoboka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.